Nkubwira ikimenyetso, reka nkubwire ikimenyetso. Ndekura nkubwire ikimenyetso. Reka nkubwire ikimenyetso siki. Igihe mwasezeraniye. Ngo amakuru. Ni meza Deni, turonge turahuye. Gushadurekana kera. Isuwe gitumye nyuri inzira mana kirakoze kandi ngiye kunyura ari hepfo ariko numva umutima uranga ati nyura hanga. Sha nari mvuye twingiyi ngiye hano rwara umumama ngiye kuhareba. Amakuru y'iminsi ndaho ndakomeye nanjye meze neza ngira ngo rambona. Sha we rero siko mbona wabyibushye cyane bitewe. Tamarire ariko ikintu ngukundira muri iyo mpuye nawe. Unyihera udusori ngira nkumva ndishimye. Umva shari ubumeze neza mana nyashi zaraje. Yesu we ni wowe se ningere. Ariko mana yangize ni inkoko n'ukuri. Mbabara umbwira sinakubwiye ukagira ngo ni brage nari nkomeje guki bya bintu byari seriye sha buryo umubiri iyo uyuriye neza urazi inzara umukeno ni mu rero byanjye byaravibutse meze neza umva ndi gushima Imana guki njemere se nari kugukagira ngo ni brage bya bintu byari seriye nese ni wa muntu koko ego ni wa muntu sho undi wanyu nyereka kuri telefone mbaza amakuru ubu mfite yampaye miliyoni 20. Uri kubona ndikubyuka ukagira ngo ni iki miliyoni 20 ariko ntungirira ishyari ndabazi ntabwo turoga iwacu ntabwo turoga yagize gutya abampaye miliyoni 20 urumva ubu mbese wumve ngo turi mu rukundo miliyoni 20 gutya kashi urayafite uri kubona ndikubyuka ukagira ngo ni iki waba ufite amafaranga ukabiki umva umwanya ndabona ari mutoya ngiye wumva bariye Deni dushaka umwanya tuhure ubimbwire neza ukuntu izo miliyoni 20 Yesu we noneho sinzi ubu ngubi bya Denise byaremeye wumve ngo bumeze neza ndi amafaranga sakoshe nziza ubu rero noneho ikintu kiriho gihari cyanyaki ubu ngubu ubukwe burarimbanije ari amafaranga yampaye sheri nayo kwiteguzamo miliyoni 20 mbese icyagisuko hafi aho mbese umusatsi ugiye kugwiriya umva ndakubwiye ngo ibintu birashyushye umushuro turi mu rukundo ubu ngiye mbese birabaye nta kintu cyabaye nagiye nkurikiye amafaranga none ubu ndi kumukunda byabaye we murajyaye agambashize vugawe birabaye ndabyemeye noneho Deni babarira rero ikintu kiriho umva ntuyagare ubu ndabizi bya bindi byawe izo miliyoni 20 umenye uburyo uzimanajingamo gute umugabo afite amafaranga ngo yamekarize kwitegura maze rero ngiye ikintu nkwangira ntabwo ujya wumva inama nkugira wagiye wumva ibyo nkubwira nawe amafaranga 20 ni menshi ubundi ni menshi cyane ubu ndi kuzirya ntuje meze neza none se iyo mfitasi izasohoka mu kwezi kwa vuba ibyanjye ni vuba nta byo gutinda kuki yego ndi gutinda mu miryango wamwerekanye mu miryango naramwerekanye sheri naramwerekanye ubu rukundo no rukundo ubu none nanjye ndi kumukunda umva aha amafaranga kubise harara oya ndakubwiye oya gumamo rwose nanjye ndi gutekereza urukundo mfite muri iyi minsi nibaza ni Denise ni sharega umunezero buriya nukuri umunezero ni mwiza yireka gukubitekeya rero babandi bose nizera ko bakubise inyuma ngo ngewe nkiteza ingegera y'umuhungu shamara yagiye gitumye nyura aha kirakoze Deni ngiye kubipanga shaka umunsi umva bipange ushaka umunsi nko muri weekend birongorana uzajya kubigurira heho niba nzabigurira he ubukwe bwawe si bizabera hano mu Rwanda we nizere ko bizabera hanze tekereza umuntu wamaye miliyoni 20 ubusegukwa bizagenda bite ariko Denise waratomboye nayo ntekereza niba ari mbega kugira umugabo ugukunda sharankunda sheri arankunda cyane nabanje kubipinga ngira ngo ni bya bindi by'abagabo bubu nanjye bigitangira nyine navugaga ubu wasanga bya bindi by'udusoresore tw'iminsi ibintu dupinga nibyo bivamo ibintu bizima yari umunsi wanjye sheri nawe uzagera byose birakunda sha Deni ndabona rero ibihe
byatujyanye tuzapanga umunsi tuganire neza sape nuko nanjye ndabikeneye no gusohokana mbese urye ku mafaranga y'umukire ego mana ubu ngiye ku mazi nta kibazo ubwo tuzabonana iyi nari tuzavugana kuri phone sawa yewe mana we ariko izi nkuru ndi kumva ndumva ncitse intege muri njye si ubu nkora iki ndakora iki uru rugamba ndarurwana ndusoze ibi bintu ntabwo ndi kubyumva neza Denise agiye gukora ubukwe n'uyu mugabo wa Emima umukobwa wanjye oya simana wambwiye icyo nakora se subira inyuma mbibwire Denise si ubu ntiyarenzera sha yarenze ariko reka kambyereka Imana ntabwo ndi kubyumva neza ndakora iki koko narwanye urugamba rwinshi ururwo ntabwo nzarusoza Yesu we umukobwa wanjye Mima mbere Marene koko oya ibi ni ibiki koko ndakora iki twari igihe ugera mu kigeragezo ukabura n'uwakugira inama kubwira icyo wakora ariko mukamureke Denise ase nashaka bwahagirane nawe naze yumve icyo abandi bamurushije naza byumve none nagirane ariko ndumva nasubira inyuma biri kwanga ngo mubwire uko bimeze ariko reka nze niduhura nzabivuga kankomeze urugendo nakererwa naho ngiye hani usiko nibagiwe we usiko igihe twagendeye ntigeze ngo ufite surprise iyihe amaze ufite surprise nkubwire nkwereke yuwesho nunungure napfa fungura amaso Waruheruka kurya bombo ryari kera cyane ntabwo waruheruka kurya bombo zana ngufungurire ntabwo mba nshaka kuzakubona mukundwa mwiza yego nukuri sho nanjye ndabigukundira maze kandi numva nzakuhora hafi yego imyaka yanjye yo kubaho kwanjye ntabwo uzambabaza shano kuri ntabwo urumva nabikora oya banabikinisha nanjye ntabwo nkubonamo umuhemu ndagukunda cyane ibyo numva ndagukunda ukunda bombo ngo nyine so nanjye mfite yanjye rero thank you nanjye mutonore ngo wumfashije ngiye kuba nyirya rero buriya sunda bishobora igama ntabwo bigoye sha biragoye pe yewe ngiye mfite intoki zoroshye rero zana ngufashe nakira nakoze irakomesha sikomeye kanze nkwereka rahira ukuntu mba mfite imbaraga zimwe nk'iza Samusoni rero z'abakiga abakiga nibo bagira imbaraga nyinshi sho niko njya mbyumva mu mateka abakiga bagira imbaraga byataje umva sirananiye ngo tuyite ya ntabwo natabombo yanjye kirazira zaba kubera iki byanze twahita tukagura iyindi ariko twari ngiye gukunda aho kugira ngo uhunge ikibazo ahubwo ugomba gushaka uko uhangana nacyo ngiye kugira ngo nkihunge nagiteza wateza ikibazo tuzateza intambara umaze yemeye birakoretse wewe shaya ari gusize nk'imvune pe umeze neza se nkumbuye gutemberana nawe ngo none uyu munsi darling yes I love you every day thank you honey and more than yesterday nukuri nzakuha igihe cyose ntabwo nzagutererana sibyo ko ntukambuze ntabwo nakabaza sho ndagukunda nanjye yemwe nimwumva ijambo ry'Uwiteka
yemwe mwa bwoko bw'Uwiteka mwe, Uwiteka arabashaka, nimugarukiraho, nimugarukiraho, yewe 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 yewe, Uwiteka arabashaka. Karame, nanjye ndagukunda maze umva se uzi noneho uzi ko mperutse guhura na wa mushuti wawe ntuza hajya yitwa nde uri utepfira Aline. yakubwiye ngo iki? Ntabwo yadutandukanyije. Oya, ahubwo nahuye nawe yari arimo agira hirya mu mujyi, ariko mazi amakuru ye ari kumbwira ngo amaze iminsi arwaye, ahubwo ngo amaze iminsi mu bitaro. Kubwa iminsi nsigaye ndaratinya sheri wanjye. Reka reka. Yego, shaka ukuntu wajya kubona ngo ukabona baradutandukanye. Sishe kutarya ngo mbona guhaye. Shandi kurya. Reba ndayimaze. Murana ndakugura nene, sibyo? Watagira ikibazo. Ntago badutandukanye gusa wowe n'abantwara. Nawe rero. Bari batugonze. Baze kweri. Ibaze dupfanye. Sibyo ari byiza. Byaba ari byiza. Byari byiza. Ntabwo usize cyangwa ngo wose. Yego nyine. Hani. Zo ntabwo uko ubyumva. Yasha nta kintu nakumva turi kumva niba tukapfana. Umva. Ibaze aho tugonze. Reba dupfuye. Muri aho. Kristo Yesu akuzwe. Ni amahoro. Yego. Muraziranye? Turaziranye. Iwacu muri quartier. Okay. Hani umbwire. Munije kuri phone yawe gatoya. Telefone yanjye. Nta kibazo. Ntacyo nakwiye, ibyanjye byose ni ibyawe. Sibyo? Nta kintu wanyuma. Uyu muhanda unyuramo imodoka nyinshi rero. Cyane. Twigendere. Zarangije kugenda. Urumva ari sawa? Umeze neza. Umeze neza. Akandi kavuga ngo kwiye kugutekereza urabimanura inyenyeri zose zarikuba. Mwe mwataye ingo, yemwe mwabagore mwe mwataye ingo, Uwiteka arabashaka. Boss. Bete? Twavugana namwe? Yewe? Ushaka iki? Ndagukeneye rwose ko twavugana, niba wa mu mwanya wawuma ukubwira cyo nkushakira. Shireka mu byishimo gato. Ndaje, sibyo? Tansiga. Sibyo ndaje. Gambwira. Impamvu nayo nguhagaritse. Nagiye kubona mbona urimo urarambagiza, kandi koko urimo urarambagiza, kandi wibuke yuko ufite umugore w'isezerano. Uriya ni sheri wanjye. Uriya mugore mwasezeranye se kandi mutaratandukana mu mategeko, kuki urimo urarambagiza kandi ugifite uwa mbere? Imana ntabwo ibishaka, irashaka ko musubirana we n'umugore wa mbere mwasezeranye. Wizite ko nafite umugore. Ni Imana yabimbwiye yuko mwasezeranye, ufite umugore wa mbere mwasezeranye. Akora umugore yarantaye, ntabwo tukiri kumwe. Ariko n'uwawe ntabwo murajya kumwenda, ntabwo urajya kumwenda. Wasize imyaka 2 dutandukanye. Ariko aracyari uwawe. Umuntu umaze imyaka 2 mutandukanye abakiri umugore. Imana yambwiye ngo ugomba kurekura ugasubirana n'umugore wawe wa mbere, kuko n'uwisezerano. Ibyo bahanuzi nawe bivuze. Aba umugore mumaze imyaka irenga 2 mutandukanye, ubu ndacyamubara se nk'umuntu. Wibuke yuko Imana yavuze ngo Imana yafatanyije nta kibasha kugitandukanya, kandi mumenye yuko mujya gusezerana mwasezeranye yuko muzatandukanwa n'urupfu, kandi nta muntu urapfa, ariwe ntarapfa nawe nturapfa. None wajya gushaka undi mugore gute kandi mu mategeko ugifite umugore? Umuhanuzi. Ndi umuhanuzi. Kuki abahanuzi wanjye nta bwenge mugira? Ubu urifashe tu urampagaritse uti ge umugore biki n'ibiki. Umuntu mumaze umwaka mutabana, ariko ntabwo uri umuntu. Ubwo wakubwira ngo mara umwaka nta utabana n'umugore wawe. Umuntu ariko Imana ntabwo ibishaka. Imana yambwiye nta mugore mfite, reka nishaka. Uramufite. Ari Yesu ubundi kumubona mu mategeko arimo. Wagiye kumucyura? Uzabaze njye ntabwo. Wagiye kwandukuza se mu mategeko? Mu rukiko? Ibyo ari akazi kazagenda here nayo uzacaka. Imana rero nawe nashaka azashaka. Ufite umugore. Wamwijana mbese.
ndamujyane kandi ari uwawe. Wamwijana njye ko nawe nyene. Ni uwawe. Ibi bintu nkubwiye ni Imana yabimbwiye. Umva rero wagicucu. Ibizakuba ntubinde manze mubwire. N'undi munsi Imana utazamenyera sibyo? Ni Imana yantumye. Kangende utongera no kumpamagara. Ni Imana yantumye. Ni Imana yantumye. Ibizakubaho uzabyirengera. 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 Uri umuhanuzi wa he? Genda umuhanuzi w'Imana. Uri gutangira abantu hano Uri umuhanuzi w'Imana. Umva gicucu. Ubundi Imana yawe kitaje kunyibwira ntabwinzi. Ha? Ni gicucu. Mana yanjye. Umva va hano. Nganagiye. Umva. Ubundi wagoze umuka muginga. Mwica noneho ndeba kiri kugutora. Reka mubwire ikimenyetso. Nakurangiza ndekura nkubwire ikimenyetso. Reka nkubwire igihe mwasezeraniye itariki nizigera ataraza muzamenye ko ari Imana itavuganye nanjye. Itariki zizagera uzamubona nimugoroba yikoreye igikapu agarutse. Nicyo kimenyetso. Agicucu. N'undi munsi Mana yanjye. Usabwe n'ibindi bicucu nkamwe yo kuja mutesha abantu mu komano. Uyu musaraba Imana yaduhaye. Mana Mungu wangu. Biratugoye pe. Nyama y'ibyo twigize bizatuvamo pe. Nese shuvuye he? Nora mugabo yahamagaritse hano ambwira yaranyeteranyije n'umuntu wari urimo murimo amafaranga arimo ambwira ngo ni njyewe ariko asanze atari njyewe ahubwo se nta ninzirije bwende Ndasubije bishoboka bite? ndamugezeho yarayimo ngo aranyeteranyije ngo yaragize ngo ni njyewe murimo amafaranga ariko abantu rero muzi usanga hari tuba dusa nta wamenya Sanga n'umutekano akase namenya naye bubwe kiranyereje urabona umwanya wose mpamaze we twigendere twikomereze turebe ko tugerayo kare ibi n'ibiki ndi kureba sho bigenze biteze urimo kureba iki bakoresha amafaranga se ngo umugore nose urimo kureba iki se ni amafaranga nabyumvaze nyine mbwira neza umugore bahereje ibiceri se ufite umugore